ariko wiruka inyuma y'iriya mbwebwe kubera iki? Ariko papa Rameki untererana kubera iki? Ariko mama fi buri munsi amafaranga kubera iki? Ariko ke urakomeza gutesha umugabo umutwe kubera iki? Kuba uri muri umuna wanjye bisobanuye gusuzugura umugabo kubera iki? Ariko ozi byose niwe mporera kubera iki? Ariko sister ugenda umvugira amabanga kubera iki? Umutindi nkawe akundana na musaza wanjye kubera iki? Ariko mabuja ko nkukubira amasafuriya nkagukoropera ntushime kubera Rameki, hari ikibazo njya nibaza. Ni gute umugore ashobora guca inyuma umugabo we kubera iki? Niko Keza, kuva nta gushaka ntago ndishima n'umunsi warimo. Kubera iki? 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 Ndawujyanye warabona n'ibyo byawe wowe ujyona ibyo bintu ako mukunda ibyatsi Aka nagasoro. nta dukumburana Uyure ugabanya amagambo abantu bakirirwa gutuma umuntu musaza wanjye yaragendesha se agendesha. Yesu umuryango ni gato Uvuze ngo iki? Ntago sari wowe waruje nawe. Ntago sari cyo cyari kibitende. Nani se kandi. Ase yabaye kibiti. Umva Karame. uretse ndagushaka. Ozi. Tuje kunsura mwana wa. Ni karibu. Oya nta kibazo nabonaga ahantu wigiriye hano twaganira nta kibazo. Hano. Ntago ujya mu rugo. Aya nta kibazo. Katuganiriye ahangaha. Ego bari nanakuye. Mumeze mute? Ya turaho nta kibazo. Nanigiye kukubwira ko rero nge nawe tugiye kujya mu mujyi vuba ahangaha. Yari yanambwiye ko ashaka ko nge tuzakutwara mu mujyi. Rwose ni ukuri twajyana. Ntabwo nakonga ko tujyana ni ibintu byiza cyane nakabikunda. Rwose nanjye twajyana. Ariko ikibazo ni kimwe. Ibintu bye usize mu cyaro bya Leta urabona mu cyaro ufite ibikorwa byinshi wakorera amasambu, amatungo yawe, amazu, mama. Tujyanye mu mujyi byazitwaho nandi. Mbozere nanjye ndashaka kujya i Kigali. Rwose reba ukuntu nsigaye nambara nsigaye narasirimutse. Reba ukuntu mba nsa rwose. Urabona nzabasebya. Mama ntago nakanze ko tujyana mu mujyi. Nanjye nakabikunze. Ariko ndareba nkabona hari ibintu byawe byakwangirika mu cyaro. Nanjye nakabikunze ko tujyana natwe pe. Oya. None se ngiye kumugabo yantaye muri iki cyaro. Akaba ari mu mujyi. Umva mwebwe ni mungeze i Kigali gusa. Sinzabagora uzabane na Marita wawe nanjye nzajya gushaka umugabo wanjye hwari. Ariko ntabwo naba mbonye inzira ngeze mu mujyi ngo nyiteshe rwose. Oyezi. Ntacyo reka tugume mu cyaro. Mwebwe tugumane mbitekerezeho ngiye na madamu tubiganiro numva uko uburyo mwanjyana. Kujyana byo. Erega buretse nkwereke. Hano nashaka umukozi cyangwa se abashumba bagasigaramo nta kibazo twajya i Kigali. Urashaka umujyi cyane. Kwa mwana byihorere. Okay ntacyo turabiganiraho na madamu nzakubwira. Akomeye muretse kugenda nkuko tubyumvikanye. Turakiyare kumwe ntacyo. Yego mwana wanjye. Ubwo wanze kujya mu rugo. So ntacyo nicyo twagira ngo tuganire ukomereze gahunda zawe. Ubwo uhise utaha. Ntacyo unsuhurize Marita nimbona uko maca ndahanyura. Muramutse nawe ndumva mukumbuye. Cyangwa se nakanga kujya mu mujyi akasha. Mari! Marita! Mwiriwe? Mama. Mwiriwe Mari. Kumba nambaye neza ra. Reka nanjye nsigaye ndi mwiza. Ubu wasanga uvuye kuzenguruka. Masera ari mwiza.
ntawe hari icara aha tuvugane nzere ko ari amahoro ariko ni amahoro mbese neza byagenze gute ko mbona urakaye ntabwo mbwije ukuri Oziri atarimo ntawe urimo ariko Mari banza umbwize ukuri kuko Oziri ntawe urimo nawe urimo ariko njye nawe sibyo twavuganye ngo iki kibikize kibiki ibintu byo kujya mu mujyi njye nawe na Oziri ntabwo nakubwiye ngo uzaze ukine ukuntu nanjye nshobora kujya mu mujyi izo ni ibyo ariko ngewe buriya narabivuze ariko ntabwo aransubiza gusa ngewe icyo nzi cyo turi hafi twebwe kwimuka buri minsi mike harya mayimutse twakora kangahe reka nkufu n'amakuru wikwirushye ntaho mukigiye kubera iki se ko njye na Oziri twabipanze ko tuzagenda ariko buri minsi ngahe 3 umva nkubwire umeze nka cya kirondwe cyumiye ku ruhu inka yarariwe kera ariko Mari wumvaga kuba wansiga muri iki cyaro profesi inzira yangeza mu mujyi wowe ngo ntabwo umva wikwivuna rwose reka nkuvuna amaguru ntaho mukigiye hasi uratubaza ushinzwe iki Oziri yaje iwanjye aza kumbwira uswera arimo mpana nkaho ari jyewe mwana kuri we urabona ngo mama ngo njyewe ariko urabutanjuka abatarimo hako sa nakubwiye ko adahari urabona ngo mama yigize kwa kundi kwiye mama urabona ngo kugenda ngo ntabwo byashoboka ngo usize imitungo ngo n'amatungo ngo ntabwo najya mu mujyi we none se sibyo Mari njye urabona nasigara muri iki cyaro ko cyo mwansiga muri iki cyaro none se tutagusiga ntabwo byakusigara ntabwo mwansiga hanga ngo yego mama tuzigendera tugusige none se ubundi nyine narabimubwiye umwana mukabyemeye ubwo nawe bazakubwira udusange none se urumva tubuza kwigendera umuntu ari yifite gahunda kugenda none se yakwemera kunsiga nanjye nizere ko uri kubeshyera umugabo wanjye kuko ngiye twari twemeje ko tugomba kugenda ubwo se urumva yabafashe gahunda yo kwanga kugenda ngo nukubera weho se uri umwana we Natangiye oya ma none ntabwo nabakiriye nk'abana banjye ahubwo warakoze kutwakira ariko nawe ndi kumva utangiye kugenda widuruvanga mu bintu byanjye n'umugabo wanjye utubuza kugenda ahubwo mana nakumvishe kugira ngo nzapfire muri iki cyaro kubera iki se umva icyemezo twafashe na Oziri turi babiri mukifata se ubundi mwagifashe ngiye munkuyemo ngiye ntabwo ndi umugore wa Oziri twavuze ngo dutegereze tubyigeho uburyo nanjye mugomba kunjyana mu mujyi manye ntabwo nabyemera murabyigaze mubyiga iki nimba nari nivuganiye n'umugabo wanjye ngo tujye mu mujyi kubera iki wazi uri kubyidumburamo byiduruvangamo kubera iki umva Mari unyumva mwana we aya nangiriye amahirwe mbonye kubera iki se wagumye hano n'ubundi ko bazi ko ufite umukwe w'umuzungu ugakomeza ugahonyagura abantu bo muri uru rusisiro twebwe ukaturekera amahoro yacu tukazajya tukohereza ntabwo bakinkunda ngo kubera ukuntu nsigaye nambara Mari ako Mari niyo nyiturano mpaye narakoreze Mari sinabakiriye warakoze kutwatira ariko natwe dukeneye kwigira mu mujyi ngize simbishaka none se uri kubishaka mu gihe se bitarakunda waretse tukigira nyine muye muretse ntabwo nabyemera ubundi twari twimereye neza umuntu ari kuvuga ngo agiye kwigira mu mujyi irira amafiriti n'amanyama tugiye kwigira mu mujyi none utangiye amafiriti arya nasanzwe yatetse aha ngaha nyateka iki nakora mu mitungo yanjye ngakomeza kwihombya njye ntabwo nabyemera reka nkubwire reka nanakubwire buriya Oziri yakubashye buriya yanagutinya ariko buriya ashaka nawe kujya mu mujyi ndamuzi buriya ni ukukuba njye ntabwo nabyemera njye ngomba kujya mu mujyi niba ari ibyo nawe uzadusangeyo ese ubundi wowe kuki ushaka kujya mu mujyi urasiga urugo rwawe ntihariyo umugabo wanjye kuki se we yagusize waretse njye tukazajyana uretse ko ufite umugabo w'umumotari kubera icyo ushaka kugira umugabo wanjye icyambu wagendeye ku mugabo wawe marita umugabo yanze kunjyana mu mujyi reka ngende mucakire wabona afiteyo n'abandi bagore ubundi se uramusanga kubera iki wasigaranye urugo rwawe urarusigira ndi ubundi rugushaka kugenda ntabwo nasigara muri nanjye nanjye nabona reka kugenda urwivugishwa se gutyo ntabwo njye nabyemera cyangwa niba ushaka gusigara nawe ziri musigarane njye navuye mu mujyi ndizana n'amaguru ndakugonzongera nyure muri ya nzira yanzanye nisubire mu cyaro ubwo zirazansanga njye ntabwo naguba muri iki cyaro nawe nanjye no kwimerera neza dore imisatsi ukuntu nitangiye guhinduka njye ntabwo nabyemera nyine nanjye ndi kubyanga nanjye ndabishaka Mari nshaka kujya i Kigali umuntu nari nzi ko ngiye kuzajya nirira amafiriti n'amanyama hamwe na cya kindi kibamo umutobe niba ari utamiruni none nawe uri gutangira kuvuga ese ko wambwiye ko utamutamuruni ni ibiki kandi uzayimenya wadusuye ubundi waretse tukagenda ko nzajya nkwereka n'ibindi nagiye mbona kwa Oziri basi reka nzagende mbatwaje igikapu nzagerayo ngaruke
igikapu se ntabwo tuzagenda n'amaguru tuzagenda mu modoka njye manjye sigarana ukuri kw'Imana ureka kunyicira ibintu njye kandi manjye narakubikubwiye wagumye muri iki cyaro ko n'ubundi wowe ukimenyereye njye ukareka nkigira mu ndi ko njye n'ubundi nahamenyereye nsigaye nimuramuka mugiye abantu barasigara bankoye nango muragiye kandi mwari mumaze kunsirima ntago munsiga nyamara ngereka nkugira inama reka njye tugende nanjye uzaza ukunsangayo sibyo banza uri bukora ibintu nasutse utu tuntu tw'udusaba none ko ugiye kubijyana mu mujyi bitarasaza guma hano nimara gusaza abanyacyaro babihaza aribwo uzadusanga manjye ntago nabyemera nako nushaka kujya no mu nzu yawe nanjye nigiriye mu yawe Mari ntabwo nasigara hano Marita umva twumvikana Shiri bitches. Wirute umeste amakuru. Come on baby wabaye ikora akayi. None njye ambwira ukuntu tutazajya mu mujyi njye nta nubwo nanabyemera. Njye ntago nabyemera ntabwo wagiye kubwira mama ngo ntago tuzajya mu mujyi se ntago yavuye no kubimbwira no kunone nafuze imyenda yumye. Umva baby come on wirakara shiri. Njye ntago nabyemera. Urakazwa n'ubusa. Umva nyine kare twaganiriye. Musobanurira nyine byo bindi wambwiye ko ushaka ko tujya mu mujyi. Gusa mbona atabyumvise neza ndamubwira nti mu cyaro ufite business wakoraga matungo yawe n'ibindi byinshi cyane ufite mbese hafite urugo njye ntago nabyemerera rero umwanzuro ufashe n'ubu njye umwanzuro no kwigira mu mujyi ko nishakira amafiriti n'amanyama se amanyama n'amafiriti wari uvuga hariyo afite boutique naguhaye urugo ujye ubiteka ibiryo nta kibazo boutique ziki ntago mbishaka mama ntago mbishaka basi tuzajyana byose nzakujyana nko muri duke mere tuzamusiga gusa nari mfite agatekerezo umbone imbere yo kumujyana reka tusanze tuvuganira umugabo we wenda ngiye twamujyana mu mujyi umugabo we bikana mu wundi uri kugira ngo gusenye urugo rw'abandi yagumye ina nanjye numva twaba dusenye reka tuzabigiye inama n'umugabo we nabishima sava nabyanga tubireke nuko twe tuzagenda nawe kabisa kujyana tuzagenda yes abashe ngende kumva nifite n'ibitoki ufite ibitoki kurya kubitira di hako se none hwinini ariko inaha nta gym zihaba ko umenyereye cyaro kinanga nta gym haba iki gym ibyo bintu sinabirahaba gym ntago uzizi gym hano bakorera siporo kare wowe umenyereye duce twe natwe mu cyaro ntago zihaba bya bindi wajyagamo mu mujyi se handi bakorera siporo ndetse kinabura hasi kungusha nta gym zihaba ntago ibyo bintu nta rero bihaba ntangiye kuvetera ntangiye kuzana kada bari mu dutize nyine ako wagiye tugakora na siporo ayo wishira urambabaje shari yo kudise wambabariye wagiye ukora siporo ko nta birenze ansarinze fana ako shari nuko kumbwije ukuri urabona none nta kibazo gihari kibazo